Mwiriwe neza guys. Ni Neji nk'ibisanzwe. Uno munsi tugiye kurebera hamwe impamvu aba trader benshi baferinga mu rugendo rwa trading dukora rwa forex trading cyangwa crypto trading. Impamvu aba trader baferinga cyane usanga ko hari 90% by'aba trader baferinga muri rugendo rwa forex trading cyangwa crypto trading. Bamwe bakagiving up, bamwe bakavuga ati ibintu ntibikora, abandi bakavuga ati ibintu ni scam. Ariko icyo nakubwira cyo impamvu aba trader baferinga cyane nuko baza muri bino bintu barashinga. Barashinga ugasanga barimo barashaka gukira vuba. Nk'urugero muri ino cyangwa muri kariyeri zitandukanye, yaba ubuganga, ubupiloti cyangwa kwiga amategeko, murabizi ko hari imyaka umuntu yiga, hari imyaka umuntu yiga nk'ubuganga, hari imyaka 5 wiga medicine, hari training z'imyaka 3 kugira ngo ube umu professional, ube umuganga, nabo kandi bigasaba training nyinshi cyane. Ubu dogiteri bwo niyo myaka, ubwo engineer nabyo murabizi ko bisaba nk'imyaka hafi 6-7 kugira ngo ube professional. Ariko muri trading umuntu amubwira ati se hari ukuntu bakora amafaranga, akatafata okay nabyumvishe, nta experience ntaki, akumva ko ashaka kujya mu isoko uwo munsi agakora amafaranga muri izo professional zindi, kuko trading ni professional nk'izindi wakwiga ukamasteringa. Ariko abantu benshi baraza barashinga bashaka inyungu z'ako kanya. Ugasanga rero kubera ko isoko uhuramo n'abantu benshi batandukanye, urugero uhuramo n'amabanki, ugahuramo n'ama company akomeye cyane afite ubuhanga butangaje cyane muri economy, ugasanga abo bantu bose murahuye kandi mugiye guhura mu isoko rimwe, bakaba bakurusha competition, kubera ko bari muri ari competition, ugasanga ufailinga. Aba trader benshi rero barimo nanjye, kuko runo rugendo rumazemo igihe, wenda hari ukuntu umuntu atangira kubona ko urugendo rwe rusa nkaho rufite umurongo rugendera, kubera ko hari amakosa menshi nakoze, ariko ubu ngubu ntakikora. Kera mu myaka 2-3-4 ishize hari ibintu nakoraga, ubu ngubu ndeba nkavuga ati se ubundi natekerezaga iki? Natekereza ko ndahita nkira ari ibintu umunsi umwe, ndahita ngura imodoka, ndahita ngira ahantu hakomeye cyane, ariko nasanze atari ko bimeze. Nasanze ari kariyeri nk'izindi, ari ibintu bifata igihe, ari ibintu bisaba discipline, ari ibintu bisaba ikintu cyose cyangombwa kugira ngo ubikore nuko ubanza kwiga ukagira ubumenyi. Ubumenyi nicyo kintu cya mbere kigufasha kugira ngo ube profitable. Ushaka kugamboringa nkuko hari bamwe babikora mu gihe gito cyane, ukahita ubona amafaranga menshi, ariko se bizalastinga igihe kingana iki? Bizalastinga igihe gito cyane, kubera yuko iyo ufite ubumenyi, ubumenyi bwawe nyine, cyangwa se umara igihe kinini ukorera amafaranga mu isoko. Ariko iyo ari gambling, ku munsi umwe ushaka kuyakorera, ugakora ibyo 10,000, ibyo 20,000, ariko mu minsi 3 cyangwa mu cyumweru kindi ukahita uhomba, ugasanga usubiye hasi, usubiye kuri rwa rwego rwo hasi, ugasanga uhuye n'ibibazo bitandukanye. Icyo nakubwira inama no kugira ngo wige ubifate seriye, kugira ngo uve muri ya 90% y'abantu baza barashinga mu isoko ubashaka kubonamo inyungu nta bumenyi bafite. Sawa, murakoze cyane rero. Video nk'izi ngizi cyangwa se inama nk'izi ngizi z'aba trader muzamuzisanga kuri Neji Insight. Murakoze cyane. Ciao, see you.